tugiye kuvuga gutunganya amashusho, kuyatunganya, editing. Wowe tuvuze ko editing rero ntago ari amashusho amwe, ashobora kuba ari indirimbo, ashobora kuba ari filime, ashobora kuba ari ikiganiro cya televiziyo, ashobora kuba ari ubukwe, ashobora kuba ari inama abantu ba filime bazasura mu gihe runaka. Mbese ikintu cyitwa ashobora kuba ari visuel. Ukuntu tuyifata kuri tele, dufata abaririmbi bari kuririmba basa n'abigana ya majwi baririmbye muri studio nkaho birimo kuba. Visuel ni amashusho ni video. No, ni bya bindi ririmba none bare kugufata amashusho binajyanye na kwa muri studio. Kwakundi baririmbaga amajwi gusa. Impamvu rero tutatanga ayo mashusho yonyine nuko twazabona abantu baririmba ari iminwa gusa nta majwi, tujya twumva amajwi mabi. Rero turabihuza. Ntago twatanga ibintu bitetse ko tuba dushaka kubihuza, kongeramo ibindi bintu, gukatamo ibyo tudashaka, guhindura, kongera ibara kugira ngo video izahacana umucyo, kuyongerera imbaraga kugira ngo izasohoke. Ibyo bita full HD twarabivuze, ifite high quality video, ifite twese dukunda nyine kwibona mu mashusho yacu ya hahise. Rero umwediteur niwe uba ugomba gutanga ya produit final. No mu bukwe tuba turi mu bukwe twese twishimye, uyu munsi ukaranya tugataha, ariko umuntu tubikesha uzatutsa bya birori twahozemo n'imyaka yazabi ngahe ni umuntu uzatunganya ya mashusho. Rero turabwira abakunzi bacu ni imyuga igezweho, gutunganya amashusho cyangwa se video editing cyangwa se aribyo abyita video production, ngo no guproduce ya video twafashe. Rwose bantu b'Imana bene data bakundwa, mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Imana go mugisha. Reka twinjire mu isomo rya none. Uyu munsi turiki iki? Murakoze cyane. Twavuze ubwashize ibijyanye no gukamera, ariko ndabanza nibutse ko abantu muri IBTC twigisha amasomo y'imyuga y'igihe gito ariko menshi. Twahisemo rero kuza dusobanura rimwe kurinde kugira ngo abantu babyumve mu by'ukuri, bumve nicyo byabamarira mu rwego rwo kubyazamo amafaranga cyangwa se isoko ry'umurimo hari iki. Mu busanzwe twigisha ibintu byinshi birimo gukamera, gufotora, kweditinga amafoto, kweditinga amavideo, gukora ibyapa, ubukanishi bwa moto, kubaka ama website, ubwo ni ibinyamakuru cyangwa se imbuga za internet z'abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo. Ibyo bintu byose rero bivuze utabisobanuriye umuntu neza ngo yumve nimbyiga ku isoko bizaba bimeze gute, ese nzakora iki, ese nabande. Muri uyu munsi rero twifuje kugaruka tuganira nkuko mwabitwemere, tunabashimire cyane, tuganira ku isomo ryitwa editing, video editing. Video editing bisobanuye gutunganya amashusho. Gutunganya amashusho. Kuko video ni amashusho agenda agaragara nyine. Ariko ubundi yo bavuze hari video na film. Warabimbwiye ngo uzabimbaza ntabwo ujya wibagirwa kabisa. Kandi narabyibutse ko ngomba kubikuza. Video na filme. Video ni iri nuvuga ngo film iri muri video. Kuko video muri rusange ni umutaka ubumbata ibintu byose by'ama video cyangwa amashusho. No kuvuga ko filme ni igice gito tugira muri creative industry. Dushobora gukina, ni gukina imico
y'abantu cyangwa se y'ahantu cyangwa se ibintu runaka cyangwa se ibintu byabayeho ariko mu buryo bw'amashusho. Ni ukubara inkuru mu buryo bw'amashusho, nibyo twita film. Kubara inkuru ariko mu buryo bw'amashusho. Ishobora kuba ari inkuru yabayeho, ishobora kuba ari inkuru impimbano igamije kwigisha abantu, ishobora kuba ari inkuru ivuga ibintu bizaba, ishobora kuba ari inkuru tuvuge nka filime ya Yesu, iri documente ku buzima bwa Yesu. Rero filime iri mu cyitwa video rero kiragutse cyane. Video ni ikintu cyose tubonesha amaso yacu kuri device runaka, tuwe nka telefone, televiziyo, ibyo bita biriya twita bose babiriba cyangwa se ibyo bita ama billboard, kuri YouTube online, ikintu cyose uzabona amashusho agenda atari ifoto, ubona ari imishusho removing, ibyo bita motion picture, niyo yitwa video. Rero tujye kuvuga babitunganya gute. Tujya tubona indirimbo nziza yasohotse, amakora ari kubyina, ari kuririmba, ari gukora dance. Tujya tubona live recording bigezweho muri iyi minsi ya none, ukabona rwose bacuranze neza, baririmbye neza. Tujya tubona amashusho kuri televiziyo, live TV, tukabona amashusho ari gutambukaho, abanyamakuru bari kuvuga nk'ikiganiro runaka. Tujya tubona amakuru kuri televiziyo bayatunganya gute. Twabonye filime ya Yesu, tugiye kuvuga gutunganya amashusho, kuyatunganya, editing. Wowe tuvuze ko editing rero ntago ari amashusho amwe, ashobora kuba ari indirimbo, ashobora kuba ari filime, ashobora kuba ari ikiganiro cya televiziyo, ashobora kuba ari ubukwe, ashobora kuba ari inama abantu ba filime bazasura mu gihe runaka. Mbese ikintu cyitwa ishobora kuba ari nka highlight, murabizi muri live sport niko tubyitanga. Ishobora kuba ari highlight twafatiye mu kibuga harimo match tukazitunganya neza, none babyeditinga gute. Ubwo turi kuva itunganya ry'amashusho tuba twafashe. Ese kubera iki ibyo byose bigomba gutunganywa? Impamvu rero bigomba gutunganywa, hari igice twita pre-production. Iyo tugiye kujya kuri tele twandika script, tukandika ibintu tuzafata. Nimba ari korali igiye kuririmba, tuzabanza tubafate mu gice runaka bahagaze mu kibuga hana imbere y'indabyo, bambaye uniforme gutya, warabyanditse. Twongeye tubafate bari ahandi hantu kuri Dove Hotel, ahagana kuri bariko heza hagaragaza inyubako ya Dove Hotel yose, tuba twarabyanditse nabyo. Rero biriya bintu byose iyo tugiye kubitunganya, uko twabifashe muri kamera ntabwo twahita tubirekurira abantu ngo babirebe. Biba ari na byinshi cyane twafashe. Burya dufata ibintu byinshi kuri tele, twajya kubihuza dufata agace gato handi tukagateranya. Tugafata agace twafatiye ku Gisenyi ku mazi, tukajya naho kuri Dove Hotel. Tugafata n'akandi twafatiye muri salle ya Dove Hotel bari muri live, tukagateranya n'akandi twafatiye wenda mu mujyi ahantu runaka. Niyo mpamvu editing rero ni iki? Bivuze mu magambo make, ni ukuvanamo ibintu tudashaka mu mashusho twafashe, ndetse no kongeramo ibindi byiza dushaka, ariko no gushyiramo ibirungo. Uzabyumva byita effect. Gute duhita tubona umuntu wenda ni korali zaririmbaga, gwe tubona hongeye nko mu bwato, hari ibyo twita ama effect, tukabona ubwato buri karaze cyangwa mubonye handi mu kindi kirere. Mbese biba biryoshye cyane. Ni ukongeramo ibindi bintu bituma biryoha kurushaho. Rero kwediting ibyo bintu barabyiga. Hari ama software abaho menshi, ariko hariyo duhuriyeho twese ku isi twita Adobe Premiere Pro. None se software yayo Adobe software ubwo navuga ko ni nka application ndabyita gutera. Reka tuvuge WhatsApp, abantu bose barayizi. WhatsApp iri muri telefone. Ni nko wavuga application. Ubwo nyine ni nk'ikintu kigize computer. Reka tuvuze nko mu Kinyarwanda gisanzwe, uramutse ushaka kubona ifu yego nziza cyane, igomba kunyura mu tuyungiro kayungurura. Ni nka twagereranya na dope. Nicyo kintu tujya kunyuza mu yamashu kugira ngo azame meza. Ku isi hose twese dukoresha Adobe Premiere Pro. Hari izindi zibaho bita nka za DaVinci Resolve, hari zo bita za Final Cut, ariko twashimye guhuriza kuri imwe kuko hari filime nakozeho y'Abadage umwaka washize, kandi bambwiye ko ibyo bita post production cyangwa se bazayiditingira muri Premiere Pro iyo twigisha muri IBTC. Niyo software twigisha ikora iki? Mujya mubona mbere yuko korali sora indirimbo, hari igihe aba atari amashusho ariko bakagaragaza amashusho y'inyandiko, ibyo bita video lyrics. Ngo ni amashusho nyandiko.
naho twandikiramo amashusho y'inyandiko. Video lyrics ni ari amagambo tuvuge turaririmbye Imana ni nziza, Yesu yaraducunguye, ukabona Yesu yaraducunguye mu magambo biranditse. Hagiye bitananditse mu Kinyarwanda, ahubwo hakazaho subtitles bikaza ari mu Cyongereza. Jesus saved us, yaraducunga kugira ngo nawe munyamahanga wa muzungu azabona ibintu korali yacu yo muri ADP iririmba Ikinyarwanda ibyumve. Rero ibyo bintu byose bikorwa muri iyo editing. Rero ni gute abediteri bahembwa? Yo mbivuze noneho abantu nibyo bakwigira byonyine nibwo bwo mfite. Nuko kuvuga ngo buriya ari amashusho tuba twafashe kuri tere, kuri tuba twafashe amakamera nk'5, abaririmbyi bigomwe baguze imyambaro, amamodoka, amatransport, bakodeshe Dove Hotel, bagize gute, biriya bintu umuntu ufite urufunguzo rwa nyuma kuri ya ndirimbo n'umwediteri. Niwo uzahuza bya kandi mwese mufite amatsiko, indirimbo twashutinze zasohoka ryari, turebe ukuntu twe tumeze, uburyo na ndi excited, uburyo naririmbaga, uburyo nambaye, twese dukunda nyine kwibona mu mashusho yacu yahise. Rero umwediteri niwe uba ugomba gutanga ya produit final. No mu bukwe tuba turi mu bukwe twese twishimye, uyu munsi ukaranja tugataha, ariko umuntu tubikesha uzatutsa bya birori twahozemo n'imyaka yazabe ingahe, ni umuntu uzatunganya aya mashusho. Rero turabwira abakunzi bacu, ni imyuga igezweho gutunganya amashusho cyangwa se video editing cyangwa se aribyo ababyita video production, ngo no guproduce ya video twafashe. Rwose bantu b'Imana bene data bakundwa, birimo amafaranga. Nibaze tubibigishe muri IBTC mu gihe cy'ukwezi kumwe, cyangwa se ukabyiga online uciye kuri telefone cyangwa kuri mudasobwa. Nibaze tubibigishe. Rero umuntu ukimara kunywa ushaka kwiga kweditinga video, hita unyandikira kuri 0784 16 58 ndabizi ugiye kumbaza ibibazo. Oya nta bibazo mubaza. Kandi nawe kweditinga nabyo urabizi. Iyo gezemo harimo Yesu yewe. Ahubwo impamvu tuvuga gutyo nuko hano kuri Radio TV, itorero ADPR, itorero Anglikane, burya ikintu cyose is about Jesus Christ. Jesus Christ. Buriya se koko ndabizi ko Jesus ni bicented ari ukuntu yabikora kamamaza Yesu. Kwamamaza Yesu rero reka mbanze mbivuge ko mu ibyo ngibyo urabizi Bibiliya yavuga ngo abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Reka mbanze mbiclarifyinge neza ko numwe mu mirimo yagutunga. Sibyo? Nkuko tuzi ko bayisaka bagize umugisha muri Egiputa bagahinga ngo bakabagira n'ishyari, ni nuko nawe nyine ukaba umutunzi muri ibyo bintu. Ni umurimo ushobora kugutunga. Ikindi cya kabiri, wamamarizamo ivugabutumwa. Reka tuvuge urugero, kubera ko habayeho Life TV. Nuko twagira ngo amajwi abantu batwumvaga amakora aririmba neza, ariko tugiye ku kigero banabone babakunzi bacu dukunda, ya makora dukunda, babahanzi, umushumba mukuru wacu tujye tumubona kuri radio wenda gusa cyangwa ahandi hantu runaka, none tujye tumubona kuri televiziyo. Ari amashusho rero yamamaza Yesu. Indirimbo, umuhanzi akora indirimbo hano mu Rwanda tukayishutingira muri sale runaka, ariko muri Amerika no muri Australia abantu batwumva nk'ikinyarwanda baba bakeneye kuzabona ya mashusho, bakabwira ngo urafata link ahangaha. Rero byamamaza Yesu ndabyemereje 100% yuko biri na bimwe mu bizadufasha kwihutisha ubutumwa bwiza, kuko Yesu aravuga ngo dore ndaza vuba. Rero mu magambo make, byakwamamaza Yesu bigakunda rwose cyane, ndetse byaranakunze cyane. Byakwamamaza Yesu bigakunda mu gihe twabikoze neza. Kuko niba wafashe umuntu amashusho ukayafata neza, ukayeditinga neza, akayabona neza, umurimo ukozwe neza, ikintu cyambere akora aho Imana icyubahiro. Amen. Ahita avuga ati rwose. Kandi nkabanzi neza ko mwatwe abakristo ibintu byose dukora, nubwo yaba ari imirimo yacu bwite, ntabwo twibagirwa Yesu Kristo, niwe tubanze imbere, kuko niwe ishingiro rya byose. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nayo mafaranga tugomba kuyabona, ariko tukayabona twanamamaje Yesu. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka rero
tukubazi kwera iki umuntu atapfa gutanga ishusho ridatunganyije no kubera iki impamvu tutatanga ishusho ridatunganyije tuvuge nk'urugero nimba hari nk'abakristo badukurikiye bigeze bajya nko mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo ndabizi ntiyabura abaririmbyi badukurikiye wenda bafashe amashusho murabizi tuba turi gushutinga hari first of all nko mu bwa mbere abaririmbyi babanza kujya kuririmba muri studio tukagira icyo bita sound ubwo ni audio sound ni igiki sound ni amajwi babanza gufata amajwi no tugiye mu byo bita visuel amajwi ukwayo no tugiye gufata visuel ukuntu tuyifata kuri tere dufata abaririmbi bari kuririmba basa n'abigana ya majwi baririmbye muri studio nkaho birimo kuba visuel ni amashusho ni video ni bya bindi ririmba none bare kugufata amashusho binajyanye na kwa muri studio kundi baririmbaga amajwi gusa impamvu yo tutatanga ayo mashusho yonyine nuko twazabona abantu baririmba ari iminwa gusa nta majwi tujye twumva amajwi mabi rero turabihuza ntago twatanga ibintu bitetse ko tuba dushaka kubihuza kongeramo ibindi bintu gukatamo ibyo tudashaka guhindura kongera ibara kugira ngo video izahacana umucyo kuyongerera imbaraga kugira ngo izasohoke ibyo bita full HD twarabivuze ifite high quality video ifite ikigero cyiza cyo kugaragara neza kwayo mashusho ku rwego rwo hejuru high quality standard ari ikindi rero nabonye hari nk'umuntu ushobora gufata iyi telefone hanyuma akagenda akaririmba gufata amashusho nkoresheje iyi telefone cyangwa se yenda ni ikibwiriza ndatangiye nyine mbwiye abantu iby'ibiganiro dutanga yego mfashe kuri telefone hanyuma ngahita mbisunikira abantu nyine ngo babirebe ibyo byo ntibyaba byiza umuntu atagombye kubanza gufata amajwi atanabyeeditinze mbo dutangira ibiganiro twavuze ko twifuza ko tuzadukorera Imana ibintu byiza kubera ko n'Imana ari nziza rero nimba muri kamere y'Imana ari nziza dukwiye kuya dukora ibintu byiza telefone n'abantu bashaka kwamaza ubutumwa bakoresha telefone gusa twabagira inama yuko kuko niyo software Premiere Pro no muri telefone ibamo hari amashini ari niyo muri telefone ushaka gutanga ibintu byiza rero bizaramba hatazajya n'umuntu uhinyura ubwo butumwa bwawe utanze byabyiza ugacishe muri editing ukagatunganya neza kugira ngo nicyo kintu utanze kibe gifite quality ni igitekerezo cyiza ariko tugatanga ibintu byiza bizima byiza kandi noneho nkabone banyine twareza amashuri twaraminuje yego twaraminuje ntabwo ushobora kwicara hano utaraminuje ntabwo byashoboka ni ngombwa ngo abantu babone n'ibyo byigisho byiza yego bifite karite nziza ibyigisho bizaramba ibyigisho uza n'umunyamerika azareba akabona ko biri kuri standard y'iwabo kubera ko niba batwigishije sibyo n'uvuga ngo ni ngombwa ngo dukoreshe uburyo bugezweho niba dushaka amafaranga ku buryo umuntu atanga amafaranga atavuga ati ndahenzwe yego rwose Imana iguha umugisha ngayo nguko rero kweditinga niyo mpamvu dutunganya amashusho mu by'ukuri amakora aradukurikiye mushobora kubona nk'umuntu mugafata nk'umujenwe muri mwebwe yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa se n'undi muntu ubyiyumvamo wabakorera production mukaba bareka tumurihirire ajye kwiga wenda igihe imyaka izaza tuzadufite umuproducteur wa akubundi kuki bitashoboka kureka ifite umuntu wayo yitunganyiriza amashusho byashoboka kubera ko hari amakorari menshi afite n'amastudio abatunganyiriza indirimbo ariko ari audio rero twifuza ko n'amakorari agira abantu bayeditingira amashusho yabo hari amakorari afite amastudio y'amashusho muri ADPR arahari ku buryo batagomba kwiruka bajya gushaka producer dore ko bafite n'akazi kenshi yego bakabahemba hari andi rero menshi kuko dufite korari ibihumbi byinshi atabafite bakenera kuza kwiga muri IBTC kweditinga amashusho nubwo yaza umuririmbyi tuvuge nk'urugero
ngiye urusengero mbamo nk'umurimo w'Imana nkora ni muri communication. Muri communication nshinzwe communication, gutunganya amashusho, gutunganya amakamera, live streaming, niwo murimo nkora nk'uko n'indi muntu wese aririmba cyangwa ko pastor abwiriza. Nawo ni umurimo w'Imana. Yego, ni umurimo w'Imana. Rero dukeneye ko nk'umuntu umuririmbyi nimba hari n'umucuranzi mugira umucommunicator cyangwa se umuproducer uzajya ubakorera amashusho y'indirimbo zanyu. Kugeza umunsi wa none dukeneye abantu b'abahanga kandi bafite umutima w'Imana, bakorera Imana. Yego, b'abahanga. Niyo mpamvu mu bantu Yesu yagiye atoranya muri bariya bigishwa be, muri ziriya ntumwa ze, harimo n'abantu rwose bari barize baraminuje ngo bakomeye b'abaganga ba doctor. Hari abari barize ibintu bye accounting, bashinzwe iby'imari n'amafaranga, baminuje. Ni ngombwa kugira ngo nahari iwacu mu makorari n'urugero tugira abantu baminuje mu bintu byo gutunganya amashusho. Yego. Noneho ndikoma no kugira n'abaminuje yewe mu by'amajwi. Amajwi ndikuvuga kwigisha amajwi. Yego. Baririmba neza. Ariko rwose turashimira Imana ko amakorari yacu amaze kubigeraho. Barahari rwose, amajwi asigaye asohoka ameze neza. Dukeneye abantu baminuje mu gucuranga. Yego. Noneho ibaza ukuntu ibyo byose birahuriranye sasa. Noneho bigize amashusho mabi. Birahuriranye ariko bigize amashusho mabi. Harimo igihombo, harimo kandi ariwo umusaruro wa nyuma, ariho ubu ni produit final cyangwa se umusaruro wa nyuma y'ibyo twakoze nko mu ndirimbo na amashusho. Hari n'ikindi njya nibaza ariko singisobanukirwe. Yego. Ubundi nitwe dukeneye itorero cyangwa niryo ridukeneye? Nkatwe abo ba tekinisiye y'ibyo bintu. Yego. Twebwe nitwe dukeneye itorero cyane niryo ridukeneye. Navuga ko muri iki twese turakeneranye. Twese turakeneranye, ndakigusubiza nk'umufilozofe hayi. Twese turakeneranye kuko impamvu mu itorero ukiramo ibintu bibiri. Yego. Nicyo uhakora nicyo uhakura. Rero ntago twaje ngo tujye gukonsoma ubutumwa bwiza gusa turyoherwe, ahubwo dukwiye no kujya gukorera amatorero yacu. Sinkubwiye ko njye nkora muri communication kandi mbikora nishimye nk'umurimo nzahemberwa cyangwa mpemberwa na buri munsi n'Imana n'umugisha w'Imana. Ariko si nibyo ko turakora natwe Imana ikaduha umugisha mu bindi bikorwa byo hanze byo dukora, tukabona ibyo biraka nako kazi kagadutunga. Hafite nk'amaproje yo kweditinga indirimbo z'abandi, ubukwe bw'abantu twarafashe, amafilme y'abandi, ibiganiro bya televiziyo, ibijya ku ma YouTube, tuba dufite uwo mugisha wo kubona mwene ako kazi. Itorero rero riradukeneye, natwe turarikeneye kuko twese turakeneranye. Kubera ko nanjye nkeneye gukorera Imana. Yego. Ariko nanone nubwo nkeneye gukorera Imana, itorero naryo rikeneye abahanga. Rikeneye umuhanga. Erega itorero ni abakristo. Abakristo bakeneye umuntu uzi gucuranga neza cyane wanabyize. Abakristo bakeneye umuntu uzi gutera indirimbo neza akabakura mu isi akabageza mu ijuru. Abakristo bakeneye umuntu uzi gufata ishusho neza cyangwa kuza kuritunganya neza, akaritunganya. Noneho yazareba kuri YouTube cyangwa se ari kureba kuri Live TV akavuga ati bariya ni abantu biwacu koko. Wow. Imana. Rero reka tubwire abantu nibaze bige. Sinzi nimba wenda tuza kubona umurongo, ariko abantu baratugana. Dukorera kwa Rubangura mu mujyi muri etage ya 4 mu muryango 106, kandi abantu bashaka kutubaza ibisobanuro birambuye baratwandikira cyangwa se baduhamagare kuri 0784 16 58 4 Izo ni nimero za batubonaho zo ku ishuri. Kuri WhatsApp turiho. Imana igumugisha. Murakoze. Imana igumugisha kuko ibyo ni ngombwa. Twageze mu gihe tugezemo ni igihe cy'iterambere, ni igihe cy'ikoranabuhanga, ni igihe cy'ubu.com. Dukeneye kwamamaza ubutumwa no ubwo buryo tugezemo ku buryo bwa gihanga. Speed up, ku buryo bwihuse kandi ku buryo accurate. No kuvuga utavuga ngo uravanga cyangwa uritiranya ibintu. Oya, kuko twe nk'aba editeri muri creative industry icyo dukora,
donc tuvuge abantu bashaka no kwamaza ubutumwa bwiza mu buryo bugezweho ntago utakaza quality y'ubutumwa bwiza kuko ntago wabweditinga ntibibaho ahubwo utunganya abigisha ariko umenye ko no kubitunganya ubwabyo ukabitunganya neza ubwabyo ni ubutumwa bwiza kandi akaba n'umurimo w'Imana uzana umugisha. Yego abantu bakunda gukurikira YouTube barabizi, hari abigisha dufite wenda hari abivanga ariko hari n'abigisha b'umugisha biriya biganiro mubona ukaba wakwicura ninjoro mu gitondo nka saa 8 ukaba wabuze ibitotsi ugahita ureba ijambo ry'Imana. Bari abantu hari abantu baba baratunganyije kiriya kiganiro kiriya kibwiriza kiri pre-code baba barakitunganyije neza. Rero ni byiza ko twiga kweditinga neza kandi ibintu bigufi ariko birimo ubutumwa. Yego Imana iguha umugisha. Ndetse makonzi reka ngingo hamagare vuba kuko iminota y'ibiri kwiruka cyane. Niba ufite ikibazo wabaza umukozi wa IBTC, ni mwarimu ubyigisha kandi ni impuguke muri byo. Ebaze ni mwarimu ubyigisha ariko kandi ni impuguke muri byo kandi aranabikora. Haba ari mu rusengero arabikora, haba ari mu bukwe arabikora, haba ari mu ishuri arabyigisha. Duhamagare ugira icyo umubaza cyako kikuyobera. Imana iguha umugisha. Ndagutegereje ariko ni isegonda rimwe maze ubundi tugafunga telefoni. Hello. Mwiriwe neza. Yego. Turabumva mwatubaza ibijyanye no kwiga? N'ibijyanye no kwiga nabazaga nitwa Mama Esther Ntuyibumbogo. Yego Mama Esther. Ko numva ibyo bintu bigoye kubyiga, Minerivare yo mu gihe kingana gutyo nawe. Minerivare ntabwo ikanganye. Turi no muri promosiyo, aho turi muri promosiyo y'iminsi mikuru izarangirana n'uku kwa mbere. Ntago bikanganye, muraza gufata nimero yacu turavugana rwose, tuzabahera kuri promosiyo kandi muzabyiga neza mu bifata cyane. Nimba ari umwana mushaka kuduha azabifata neza. Yego mwakoze, ntako kabazo nari mfite. Reka tubahe nimero nka Mama Esther nahite yandika nimero zacu tuze kuvuganira mu gikari. Ni 0784 16 58 47 0784 16 58 47. Ko mukuri amafaranga yo nta nubwo ari menshi. Nago komera nago kubyiga bikomeye. Nago bikomeye biroroshye nuko kubyumva utabirimo nyine ni nko gutwara imodoka. Ariko niyo mpamvu yiyawe Nesto twajemo kwiga imodoka utari wanayigeramo ngo byumve. Ariko uzi ko wicaramo bwa mbere ugahita uyitwara. None umuntu ukora yuko bambwe ngo ari gihe abona ngo agiye ngo atahareba neza nyine nuko aba ari ubwa mbere nyine ariko baragusobanurira neza. Ikindi kandi abantu ibintu ubona abandi bashoboye bakoze nta bitangaza biba birimo nawe wabishobora kurushaho. Ubu ufite kubishobora kurushaho. Ntago bigoye. Mama Esther turamuhumurije. Amen. Imana bahumugisha inshuti bakunzi ba Life Radio karakanya gato ko kubaha telefone none akanya koko mwakabyaje umusaruro uko bikwiye. Hari nubwo n'ikirere cyaba cyanze nta wabimenya ariko ihangane dusoreza na kuko niseko no kwa mbere uzagaruka. Turahari rwose tuzatuza kandi tuba twahanezerewe kandi twifuza ko hari ijambo rivuga ngo umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri birarindwe. Mwibuke ko rero tukiri mu isi dutegereje kugaruka kwa Kristo ariko tugomba no kubaho. Niyo mpamvu tuba dushimira Life Radio ubuyobozi bwabo rwose mwatugire neza tukagira ngo tukaza tugahuza imikorere yacu ariko tunabwira abantu tube mu mwuka tunakora tunabwira n'imyuga yacu tuyisobanure neza. Imana iguha umugisha. Nimwe mukoze cyane. Reka rero tugusabira umugisha. Asante kandi nukuri ubutumwa tuzaye dukomeza tubusohoze buhoro. Yego Imana izadumugisha twese hamwe. Ngaho Imana ibaha umugisha naho utaha. Mwakoze cyane.
ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa/IBTCfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.